ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ishami rya ONU ryita ku bana ku isi UNICEF ryatanze impuruza ku ruzuba rukabije muri Somalia rushobora gutuma abana benshi bapfa ku rugero rutigeze ruboneka mu myaka 50 ishize. Mu Rwanda, Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha birimo ibya jenoside yanze inteko yose y'abacamanza bamuburanishaga mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, avuga ko ibogama. Undi uregwa ibyaha bya jenoside Felicien Kabuga wari umunyemari ukomeye mu Rwanda muri 1994, urubanza rwe rwakomeje irahe mu Buholandi mu rugereko rwasigaye ruca imanza zitarangijwe n'urukiko rwa Arusha. Tubabitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10. Ana makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Muri Ukraine, urwego rwa gisivile rushinzwe kwivuna umwanzi ruravuga ko imijyi n'imirenge birenga igihumbi ubu nta muriro w'amashanyarazi bifite. Ibitero byo mu kirere by'Uburusiya byagabwe ku murwa mukuru Kiev nanone uyu munsi, kandi habaye n'ibitero hirya no hino mu gihugu byangije ibikorwa remezo mu turere tw'uburengerazuba bw'igihugu nka Lviv, mu nkengero z'umujyi wa Kharkiv mu burasirazuba no mu turere twa Donetsk na Luhansk, aho uduce tumwe twaho twigaruriwe n'Uburusiya. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu muri Ukraine yavuze ko ibintu ubu bimeze nabi mu gihe n'amazi abantu bakoresha nayo byayagizeho ingaruka. Tukiri aho muri Ukraine, Ministre w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu Dmytro Kuleba arasaba igihugu cye gucana umubano ushingiye kuri za ambasade na Iran nyuma yaho Kiev n'indi mijyi byongeye kwibasirwa n'ibitero byo mu kirere. Ukraine ivuga ko bigabwa hakoreshejwe utudege duto twa drone twakozwe na Iran. Iran ikomeje guhakana ko yagurishije ku Burusiya utwo tudege dufatwa nk'utwiyahuzi, ariko abanyapolitiki bo muri Ukraine n'abashyigikiye igihugu cyabo bakomeje gushimangira ko Burusiya bwatuguze muri Iran. Reka noneho dukomereze mu ihembe rya Afrika. Ishami rya ONU ryita ku bana ku isi UNICEF ryatanze impuruza ku ruzuba rukabije muri Somalia rushobora gutuma habaho impfu z'abana benshi ku rugero rutigeze ruboneka mu myaka 50 ishize. Ibura ry'imvura mu bihe by'imvura bitanu byikurikiranya ryateye inzara ikabije hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye Somalia. Ni inkuru ya Beverly Ochieng mugezweho na Florentine Kwizera. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana UNICEF rimenyesha yuko muri Somalia n'imiburiburi uko umuntu usotashe hindira mu bitaro umwana kubera ingwara zifatiye ku gufungura nabi. Mu kwezi k'umunani honyene abana barenga 44,000 barashizwe mu bitaro kubera gusinzikazwa n'inzara. Abategetsi bariko bagondozwa gutangaza ku mugaragaro ko igihugu catewe na kigoyi kugira ngo ibikorwa byo gutanga ifashanyo zihuta bibone koroha. Uturere twasinzikaye kurusha handi usanga arahasanzwe hari ifatiwe n'abagwanyi b'umugwi wa Al-Shabaab wabujije ibikorwa by'abagira neza. Uruzuba bivugwa yuko rwari rufitanye isano n'ihindagurika ry'ibihe rwabaye ku rugero rutari bwaboneke mu myaka 40 ishize. Bamaze ibihe byari kuba iby'agatasi bigera kuri 5 batabona imvura. Ivyo vyatumye abantu bata ingo zabo, ibitungwa birahona. Muri 2011 inzara yahitanye abagera ku bihumbi 250, abenshi muri bo bakaba ari abana bari munsi y'imyaka 5. Aho rero ni muri Somalia. Hirya muri Ethiopia, inyeshyamba z'Abanyatigrayi ziyemereye ko zatakaje umwe mu mijyi ikomeye zagenzuraga mu majyaruguru y'igihugu, mu gihe ibitero by'ingabo za Ethiopia n'inshuti zayo z'Abanya Eritrea biri mu kaza
umurego. Inyeshyamba zo mu mutwe wa TPLF ziravuga ko gutakaza umujyi wa Shire ari ibintu by'igihe gitoya. Zahamagariye abanyatigray gukomeza kurwana bashimitse. Hari amakuru havuga ko abaturage babarirwa mu bihumbi barimo guhunga umujyi wa Shire mu gihe ubundi benshi bari bahatuye bataye amago yabo kuva intambara yatangira hashize imyaka hafi 2. Uyu mujyi urimo ikibuga cy'indege kandi unyurwamo n'umuhanda ukomeye werekeza i Mekele, umurwa mukuru w'intara ya Tigray. Ingabo za Ethiopia bavuga ko zateye intambwe zigira imbere mu majyepfo y'ako karere. Tukomereze mu karere k'ibiyaga bigari tujye mu Rwanda, w'inteko nshinga amategeko y'icyo gihugu ejo kuwa mbere yanze umushinga wo kuvugurura itegeko rigenga kuboneza urubyaro kugira ngo abana bafite imyaka 15 bemererwe gukoresha imiti n'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Itegeko risanzweho ryemerera gusa abafite kuva ku myaka 18. Impirimbanyi ziharanira ko iryo tegeko rihinduka zivuga ko abadepite kwanga guhindura iryo tegeko hari imbogamizi ikomeye kuko itegeko risanzweho ko rigifite byinshi ribura. Ni inkuru ya Yves Bucyana i Kigali. Uyu mushinga w'itegeko rishya wari wagejejwe mu nteko na bamwe mu badepite bifuza kurwanya ikibazo cy'inda ziterwa abangavu. Amategeko y'u Rwanda agena ko umwana ari umuntu uri munsi y'imyaka 18 kandi itegeko rya 2016 ntiryemerera abari munsi y'iyo myaka gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Abadepite bamwe bari batanze umushinga wo kuvugurura iryo tegeko rigenga imyororokere rya 2016 ngo utorwe. Mu nteko yateranye ejo kuwa mbere 30 banze uwo mushinga 18 batora bawemera naho 4 batora imfabusa. Abadepite banze uyu mushinga mu mpamvu batanze harimo izijyanye n'umuco n'imyemerere. Gusa imirimbanyi ziharanira ko itegeko ririho ryahinduka maze abafite kuva ku myaka 15 bakemererwa gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro zivuga ko kuba aba badepite banze biriya ari imbogamizi ikomeye, ko mu kwanga uriya mushinga inteko yakuyeho amahirwe yo kuvugurura ririya tegeko rya 2016. Kugeza uyu munsi babona ko rigifite ibyo ribura. Kuva mu mwaka wa 2020 mu Rwanda hagiye haba impaka mu bashinzwe ubuzima, abahagarariye imiryango, amadini n'imiryango itegamiye kuri leta ku guha uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwo kuringaniza urubyaro kuva ku bana b'imyaka 15. Bamwe babona ko imibare y'abana baterwa inda igenda izamuka buri mwaka ari impamvu yo kwemera iyo ngingo iri mu zari zashingiweho n'abadepite batanze uyu mushinga wo kuvugurura itegeko. Abarwanya ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ku bana bo bavuga ko bitajyanye n'umuco w'abanyarwanda kandi bikurura ubusambanyi. Minisiteri ifite uburinganire mu nshingano muri uyu mwaka yavuze ko inda ziterwa abangavu zazamutse kuri 23% zivuye ku 19,701 mu mwaka wa 2020 zikagera ku 23,000 mu mwaka ushize. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikirana amakuru ku mirongo migufi ya shortwaves, naho habari kuri internet madukurikira kuri Facebook live. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tugaruke ku mugabane w'Uburayi. Mu Faransa ingendo za gari ya moshi zaburijwemo n'amashuri amwe agirwaho ingaruka n'imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu. Abakozi ba leta bigaragambije bashyigikira abakozi bakora mu gisata cy'ibitoro nabo bari mu myigaragambyo yo guhagarika akazi, kandi baranamagana ko ubuzima burimo kurushaho guhenda cyane. Kimwe cya kabiri gusa cy'ingendo za gari ya moshi zo mu ntara nizo zakozwe, kandi n'ingendo mpuzamahanga nazo imyigaragambyo yazigizeho ingaruka. Hashize ibyumweru lisansi n'amazutu byarabuze kubera imyigaragambyo y'abakozi batunganya ibitoro n'abakora mu biko byabwo, ku buryo byatumye abanyemodoka mu Faransa batonda imirongo miremire kugira ngo babone lisansi na mazutu. Tusubire ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda Beatrice Munyenyezi yiharanye mu yandi magambo yanze inteko yose y'abacamanza bamuburanishaga mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, avuga ko ibogama
avuga ko bica amarenga ko batazamuha ubutabera bukwiye. Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bivuga ko yakoreye mu mujyi wa Butare yirukanywe na Amerika umwaka ushize nyuma yo kumufunga imyaka 10 ku cyaha cyo kubeshya urwego rw'abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu. Mu kanya kashize navuganye n'umwunganira mu mategeko Maître Brice Bikotwa ntangira mubaza icyo Beatrice Munyenyezi ashingiraho mu kwanga cyangwa kwihana inteko y'abacamanza bamuranisha. Yihanye inteko bitewe n'uko atishimiye icyemezo cyari kivuye gufatwa mu buryo butunguranye n'urukiko ku busabe bumutangabuhamya wari kumva hamwe n'ubushinjacyaha. Ikitamushimishije n'iki muri ibyo ni uko urukiko rwafashe icyemezo cyo kumva umutangabuhamya mu muhezo mu gihe urukiko rwari rwarafashe icyemezo cy'uko nta yindi nzitizi izongera kwakirwa iburanisha rigomba gukomeza. N'ikindi ni uko impamvu urukiko rwashingiyeho ni impamvu zitasobanutse kandi zidashingiye ku mategeko. Bisobanuye iki ku bantu batazi iby'amategeko? Kwihana umucamanza cyangwa inteko y'iburanisha ni ukuyisaba ko iva mu rubanza akaza y'inteko cyangwa undi mucamanza ukomeza urubanza bitewe n'uko umuburanyi aba atagifite icyizere umucamanza cyangwa inteko y'iburanisha. Ubwo icyo cyemezo kigafatwa nande? Icyemezo kifatwa n'indi nteko n'ifata icyemezo, ariko bitewe n'uko iyo nteko irimo perezida w'urukiko na visi perezida w'urukiko, uwo nguwo icyemezo kizafatwa n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza bitewe n'uko ari mu majyepfo. Hanyuma se iyo nteko yiyamye adashaka hari icyo ishobora gukora kugira ngo yisobanure cyangwa ibyange? Oya, inteko nta kintu yakora, ni nuko inteko yambuye ububasha umuburanyi igomba gutegereza cyangwa ubu bubasha ikabwamburwa biturutse ku cyemezo kizafatwa n'indi nteko cyangwa ikabusubirana. Ni ukuvuga rero ko icyo cyemezo nigifatwa hashobora kuba ibintu bibiri: iyi nteko igakomeza kuburanisha urubanza cyangwa se hakajyaho inteko nshya. Cyane rwose, byose birashoboka. Ubu rero mu gihe ibyo bitegerejwe, urubanza rwahagaze hategerejwe uko kuri nyandiko yerekeza icyifuzo cy'umuburanyi wacu, tubishyira mu nyandiko isobanura ubwo bwihane bwe. Icyo cyifuzo cyo kwihana inteko tukagishyira noneho kuri sisiteme ya ISMS itangirwaho ibirego, noneho bikazasuzumwa n'indi nteko nk'uko twabisobanuye. Ubwo ni ibintu bimara nk'igihe kingana gute? Byose byamara nk'iminsi 3. Brice Bikotwa hunganira Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside, ibyaha we hakana. Undi uregwa ibyaha bya jenoside Felicien Kabuga wari umunyemari ukomeye mu Rwanda muri 1994, urubanza rwe rwakomeje irahe mu Buholandi mu rugereko rwasigaye ruca imanza zitarangijwe n'urukiko mpuzamahanga rwakiriyeho u Rwanda rwa Arusha. Uyu munsi urukiko rwakomeje kumva ubuhamya bw'uruhande rushinja Kabuga. Monique Mujawamariya utuye muri Canada uvuga ko mbere ya 1994 yari impirimbanyi iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yabwiye urukiko ko Felicien Kabuga yari mu nama yatangije radio RTL mu mwaka w'1993. Mugenzi wanjye Didier Bikorimana uri mu biro bya BBC Nairobi yakurikiranye urwo rubanza rw'uyu munsi mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure hifashishijwe video. Adutegurira inkuru yahinwe na Ari Yusuf Mugenzi. Monica Mujawamariya wavuze ko akomoka kuri nyina w'umututsikazi na se w'umuhutu yabwiye urwo rukiko ko nawe yari yatumiwe muri iyo nama yo gutangiza RTLM. Yavuze ko yamenye ibyategurwaga ku bwicanyi kubera ko yari yarashakanye n'umusirikare ukomeye wakomokaga ku Gisenyi. Mujawamariya yavuze ko yibasirwaga n'interahamwe n'ubutegetsi bwariho kuko yamubwiraga ibibi bwakoraga byarimo guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ubwicanyi. Umwe mu bacamanza yamubajije icyatumye yemeza ko abantu bitabiriye inama yo gutangiza RTLM bari abo mu kazu. Asubiza ko yari hafi y'akazu kuko umugabo we yari umusirikare wo hejuru kandi wakomokaga ku Gisenyi nubwo we atari muri ako kazu. Undi mucamanza yamusobanuje icyo yashatse kuvuga mu nyandiko y'incamake y'ubuhamya bwe
ubwo yavugaga ko mu Rwanda amagambo yica vuba cyane kandi bya nyabyo kurusha intwaro. Mujawamariya asubiza ko icyo gihe byari bihagije kuvuga ko kanaka akorana n'inkotanyi bugacya atakaza akazi ke kandi n'abo mu muryango we bakabigiraho ingaruka. Undi mucamanza yamubajije icyatumaga abasirikare bo mu rwego rwa generali bamugirira icyizere ku buryo bamubwiraga ibyo barimo gutegura. Asubiza ko byari kubera ko umugabo we yakomokaga mu majyaruguru, ruhande rwunganira Kabuga rwahawe ijambo, maze Françoise Mat amubaza niba nawe yari mu ishyaka MRND nk'uko byari bimeze ku banyarwanda muri rusange mbere y'umwadiko w'amashyaka menshi muri 1991. Yavuze ko atari muri MRND ariko muri 1992 yagiye mu ishyaka MDR, arivamo nyuma y'amezi 2 amaze kubona ko ryari ritangiye kuvukamo ibibazo byo gusubiranamo. Yasabye gusobanura icyo yashatse kuvuga ubwo yavugaga mu buhamya bwe mu rukiko rwa Arusha ko mu byumweru 3 bya mbere ibiganiro bya RTLM byari byiza, nka radiyo yari ifite umuzika mwiza. Yavuze ko atabyibuka niba yaravugaga ibyumweru 3 bya nyuma yuko RTLM itangiye cyangwa ibyumweru 3 bya nyuma yuko we atangiye kuyumva. ubu noneho ni umwanya w'ikinamico runana. Mugeni arashyize ahabwa serivisi yari amaze iminsi asiragiraho. Yatanze ruswa yasabwaga se hagati y'imyiteguro yo gusubukura club y'urubyiruko yo munsi y'umunyinyira arimbanyije Nyarurembo n'urunana. Ego komana yanjye, ariko se Budense yandi wowe uguruka gutyo? Shani njyewe nye nijye unyaruka gutya amasaha yansize pe. Amakuru se? Sha amakuru ni meza. Yewe biragaragara ko yagusize pe. Uzi ko utari wanambonye? Reka da nta kukubona. Umutima amaze kugera mu ishuri. Ubu ndareba iminota ibura ngo zigere nayihuza naho nsigaje kugenda nkabona ntibihura pe. None se ko wakererewe we? Sha zirabura iminota mike pe. Sha subwo nakubwira ngo byagenze gutanye. Nakazi ko mu rugo iwanjye kaba kamperanye. Yewe bibaho rwose. Uzi guha abana ibiryo bakabyanga, ukibaza niba ubareka ukigendera cyangwa niba ubibaha ku ngufu bikagushobera. Yewe kwita ku bana bato ndabizi Bude. Wavuze uti ndahekanara. Yewe biragoye ndabyumva pe. Ariko nta kundi nyine no kwihangana. Nihanganye se sha nagira ntanye ko rwishigisha ya rusoma. Eka nawe wivuga gutyo urakabije. None se ko Imana yaguhaye abana bari kubanga we? Byihoreranye. None se Imana niyo yambwiye ngo mbakurikiranye kuriya nta n'umwaka uciyemo. Nanjye ubu ndicuza icyatumye ntafata uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo mbyara undi mwana byibura uwa mbere yigiye hejuru. Oya we kwicuza byararangiye yewe, ahubwo ufata ingamba ku wa 3. Ngo wa 3? Ntacyo mvuze ntiteranya. Ahubwo nyibwirira ibya gahunda yo munsi y'umunyinya. Esha bigeze ahantu heza pe. Urebye igisigaye no gutumira abantu bangombwa. Ubundi tukayifungura ku mugaragaro. Ubu umuntu unsigaje gushaka ni Titireri wenyine. Ni byiza pe. Titireri nawe koko ni umuntu wingira akamaro mu gikorwa nka kiriya akaganiriza urubyiruko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yego sha, ikibazo nuko mbona ahora ari umugabo uhuze sinzi ko nzapfa kumubona rwose. Sinzamufatisha Bude. Uzagerageze nta wamenya hari igihe bizakunda. Kandi amahirwe masasha ni ukuri Imana izabafashe bicemo. Ye? Cedri, ndakumva Mary. Kugeze amasaha wari ukiryamye? Nari nkiryamye ariko ndabyutse tu. Urebye nta birenze. Nta soni ngo nta birenze. Urebe igihe ubyukiye. Hakuye umwana nzamugire nte koko. Habaye iki se kandi ko nawe ukunda kwikoroga Mary? Nkunda kwikoroga gute se Cedri? Ko ahubwo ari ushaka kunkoroga. Niko. Wiki gihe nisangaye. Nta saa mfite. Ariko se usi nka saa mbere gutyo ra? Ubu se cyo gihe abandi bana bagira kwiga. Cyangwa nkaryo ka Cedri. Mbimenyerwa zisinzirwa no kongera gutakaza amafaranga ngo ndishyura umwana udashaka kwiga. Ndarishaka da, navamo makora iki se? Ngira ngo uragifite aho uzakora. Use iki cyatumye uryamya ukageza aya masaha kandi uzi ko ufite ishuri. Reka nta shuri nasibye. Ngo nta shuri wasibye? Gute Cedri? None se abandi bana bagiye kwiga, we bagakonja wenyine?
kuri uyu munsi twebwe nta somo tuba dufite kugeza saa yine rigaho. Niba nta masomo ufite se ntabwo wagenda ngo ube wicaye mu ishuri aho abarimu bazira bagusangemo. N'ubundi urebye ngiye gukaraba mpite ngirayo. Nyamara umwana we Cedric kamubwiye ndakureba ukanshisha. Sinzi niba wanga ishuri ikindi uzakora icyo ari cyo. Ubu se ubona nyiri umwana utazi icyo ishuri rimarira umuntu mere. Iyo nkureba ngira ngo ntacyo uzi. Umenye ko umunsi wavuye mu ishuri nta kintu kizakurikira uretse kuba iserigoma yo mu muhanda. Ntakurivamo humura neza. Yego kore. Uyu se ko mbona ari miturire wo ku murenge wa Mumagariye iki? Allo? Allo? Ni mugeni tuvugana? Yego niwe. Amakuru se ko mumamagaye? Ngwino hano akakanya ku biro by'umurenge. Ku biro by'umurenge akakanya? Ko ntari bifite muri gahunda y'umunsi ra? Ndakubwiye ngo za hano ku biro by'umurenge yewe. None se wese nkabanza nkareba uwo nguza ko nta kuntu nari imeze. Muge. Ndakubwiye ngo nyitaba hano ku murenge mu gihe kitarenze isaha. Kandi nta kintu nshaka kuvugana nawe. Ego komana. Ari amahoro subwo? Niwanga icyo mushakira ko n'undi ubu turi kuvugana? Nta mwanya mfite wo kuvugana nawe kuri telefone muge. Wowe ngwino ku murenge ibindi turabivugana uhageze. Nuko unyihangane hari igihe akazi kaba kambanye kenshi cyane. Oya nta kibazo, icyangombwa no kubonye umwanya ukaza. Ariko si byiza ko umuntu yagutegereza igihe kinini kandi uzi ko gukeneye. Yewe birumvikana ariko nawe rwose sinakurenganya uri mu zindi nshingano. Urakoze kunyumva. Amakuru se turagufasha gute? Ngiye nitwa Nyensi, ndi wo mu kagari ka Nyarurembo. Iwacu rero twagize igitekerezo cyo gufungura club y'urubyiruko. Mwagize igitekerezo cyiza pe. Ni byiza ko urubyiruko rugira aho ruhurira rukaganira ku bibazo birwugarije. Murakoze gushima igitekerezo cyacu. Ubu rero icyari kinzanye kwara kubatumira kugira ngo ku munsi wo gufungura ku mugaragaro iyo club muzaba mahari rwose. Ngaho rero. Ngiye titireri se? Yego pe. Twashatse ko namwe mwaba muhari rwose mukagira ubutumwa mugenera urubyiruko rwacu. Ubwo se ntiwibeshya Nyesi we? Ngira ngo ibyo biri mu nshingano z'umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge. Yewe na sociale twaramutumiye ariko turashaka n'umuntu usobanukiwe ibya sante. Waganiriza urubyiruko ku bijyanye n'ubuzima muri rusange ariko anibanda ku buzima bw'imyororokere. Niba harimo kuganira ku bibazo by'ubuzima birumvikana. Njye numvaga ari club igamije kuvuga ku byo kwiteza imbere, ikoranabuhanga, ibintu nk'ibyo byose mbese bihuza urubyiruko. Nibyo nabyo tuzajya bitubivugaho ariko cyane cyane tuhangayikishijwe n'ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko rwacu pe. Icyo ni ikintu cyiza mwatekereje. Nanjye nzaba mpari rwose kugira ngo nibutse abajene ko hano dufite n'icyumba cy'urubyiruko kandi mbona batakitabira. Kutakigana rero nibyo usanga bitera ingaruka zirimo gusama inda bakiri bato, ukuzitera batabiteganyije, kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi ngaruka zitandukanye zituruka ku bumenyi buke. Birumvikana ko hari amakuru menshi bakeneye guhabwa. Menshi cyane rwose. Kandi natwe bakururega hari ibyo tuba tudasobanukiwe. Urakoze cyane kwemera kuzitabira ibirori byacu rwose. Nta kibazo ibyo ndumva nanjye biri mu nshingano zanjye. Ahubwo icyo ngusaba ni ukugenda noneho ukandika ibarwa intumira kugira ngo nzabashe gusobanura aho nanjye nagiye. Nta kibazo rwose. Ibaruwa yanshatse rwose n'aka kanya nahita njya kuri reception nkayandika nkasiga nyitanze. Mwaramutseho muyobo? Naramukijweho n'utwawe se. Icazwa aho ngaho. Yego komanda. Nano gusuzanya se byibuze muyobo? Nsuhuza. Uransuhuza se ngumiki. Wagiye gusuzanya na gitifu wagiye kundega hose. Ese ko numva mwarakaye cyane. Narakarase. Niko mujye. Ni wowe wagiye kubwira gitifu w'umurenge ngo nakwatse ruswa? Njewe mugeni. Reka. Ndarengana naho twahuriye. Mbese ukapfundikanya amagambo. Cyakora nabaho nabonye umugore winjije bujiji. Umuntu umugirire neza mwereka uko abigenza kugira ngo amadosiye yihute. Aho gukora ibyo umubwiye ajye kurega koko. Ese ko wareze wungutse ikima? Ntabwo nakureze rwose. Sinzi impamvu wishyizemo ko ari njyewe kandi naho nahuriye na gitifu. Nta wundi ni wowe mugeni. Kuko yabimbajije umunsi wakurikiye igihe uva hano nkubwiye nishaka akantu turebe uko twabyihutisha nawe uruhuke guhora usiragira uza kureba niba byaratunganye. None se sinari nabyemeye ko ari uko nageze ngo ngasanga nta kintu mfite. Ni ukuri nyizeye ibyo sinabikora. Arewe nizera umugambanyi. Ahubwo se mbwira ko ushaka kunyirukanisha niba nyirukana uzahita uzufata aka kazi. Mbega amagambo akarishye we. Oyambwiye niba ari umwanya wanjye ushaka bahuguye mu mahoro ntabanje kwirukana. Cyangwa umbwire nimba uzagaburira abana banjye n'umugore wanjye ukabatunga nibamara kunyirukana.
nukuri njyewe ndi kurengana pe ibyo uvuga nakoze nawe nahuriye nabyo. Reka nkubwire mugiye nikurugutura unyumve, ni wowe nta wundi wagiye kundega. Ubwo rero ukenyere duhangane, nibaramuka banyirukanyije uzamenya neza uwo ndi we, isura yanjye uzayibona, ubundi ntabwo nzi. Ese ubwo wazangira nabeje mabwiye sinabanziza ubusa koko? Wabanje ugakurikirana neza ibyo bintu ukamenya uwo byaturutseho rwose, ukareka kunyishyiramo ubusa kandi ndengana. Apo ngaye amadosiye yawe yari yaraheze, akira fatwa, yasinyeho ubona uko ujya kugenda uregaguzwa ngo ntanga serivisi mbi. Murakoze gusa hano nari nazanye n'umuti w'ikaramu nubwo ari muke. Jyana utwo dufaranga twawe sindya ruswa di. Ntabwo rwose ari ruswa, nagashimwe nitwaje. Rerewe genda ubwire uwo muntu wagutumye ngo uze kumfata amashusho nakira utwo dufaranga twawe ko yafashe ubusa. None se ngusekeje tutaranavugana koko? Nyaze ndakumva. Maze umwanya nshaka imboga hano. None ubona igihuru kirajeganyega. Nakwitegereza simbona umuntu. Nkongera nkunama nakunamuka nkabona igihuru kiraceza. Habuze gato ngo wirukire. Umva mvuze ntireke izi mboga nzireke maze niyirukire, nuko ngiye kubona mbona ubumbutse mu gihuru n'udukwi kwica gato. Mwana we ceceka, gushaka inkwi zo guteka biravuna, ariko noneho izo muri iki gihe cy'imvura igwa noneho zirakagenda zizabona. Gutora inkwi nyirabazo ndabizi rwose, ntabwo ari ikintu cy'i Rwanda. Cyakora njyewe ubu ngubu nagize umugisha rwose, singihangayikishijwe nazo cyane. Nawe wabaye umusirimu usigaye ucana ku mbabura. Imbabura se nashobora kuyidomeka nk'uko mbona bayidomeka ikaka nyirabazo. Reka nanjye byari binyobeye. None se wabonye iki gituma utagihangayikishwa n'inkwi irangwi? Ubu nsigaye mfite rondereza, kandi nk'uko bayivuga ni rondereza koko. Uzi ko ucana urukwi rumwe rugahisha inkono? Reka ye ntukuri pe, ubu ngubu mfite utwase nka tungahe tubiri. Nta kibazo ngira rwose, mba nzi ko zizantekera iminsi nk'ingahe. Ariko nanjye sinzi uwo nabyumvanye, rondereza ni nziza rwose zikoresha inkwi nkeya. Ese ugira ngo ni inkwi gusa irondereza nyirabazo? Yewe icyakwereka no mu gikoni cyayo. Hameze hatese? Yego ko haba hakenkemuye neza cyane ku buryo n'umuzungu yahanywera amata. Ariko noneho rangwa idurakabye. Ntabwo ari ugukabya pe. Igikoni cyose se si igikoni? Yego ko mana. None se nyirabazo, ugira ngo igikoni cyarondereza basangamo ya mirayi biri mu nguni zose? Biba bimeze bitari. Reka da. Imyotsi se yabivuye he ko imyotsi aba ari mike cyane? Urageramo ukaberwa niba ari mu gikoni ugeze cyangwa niba ari mu cyumba cyawe maze. Uzi ko byatuma mfata gahunda yo kuza kureba iryo terambere ryawe mukobwa. Mukuri da. Ese uracyakanuye firi? None se nari gusinzira utaraza ngo turyame? Reka nabonye igihe waziye nkeka ko wari unaniwe cyane ushaka gusinzira. Nabyo nabishakaga, ariko nakurindiye ngo uzumfumbate. None se ubwiye uza ukamfasha, njyamisha abana jyenyine, nkosora isuzuma, ntegure n'amasomo nzigisha ejo wiryamiye koko ngo urantegereje. Ubwo se muri ibyo ubwo nari kugufasha iki bude? Sinzi ibyo wigisha ngo nari kugufasha gukosora. Sinzi ibyo uzigisha ejo ngo nze ngufashe gutegura. Ubwo urumva utandenganya koko? Ubu si mfasha kugaburira abana no kubajyana kuryama ntiwari kubirangiza nanjye maze gutegura no gukosora tugahita tuzira rimwe mu buriri. Naje kuryama nzi gusigaje kugaburira abana ukabaryamisha gusa. Ibyo bindi rwose sinari mbizi. Nta kundi nyine byose nabyimenyeye. Ngaho igira hirya nanjye nihirike. None se ndigira hirya gute? Ahubwo wowe igira hino. Oya firi igira hirya rwose wimbangamira, reka nirambararire. Urarinda kurambara kubera iki uri kumwe n'umugabo wawe waje ukaryama? Ndyama se ndyama iki? Ubu munaniro ni uwatuma ndyama. Ese hindukira rwose ureke kuntera umugongo. Oya firi mbabarira rwose ndeka pe, kandi unkundi wakwigira hirya ukareka no kunyegera cyane. Ariko se bite kukwegera sibwo ni ikibazo? Ni ikibazo ndetse gikomeye cyane. Ubundi iyo bikunda nkabona ahantu niryamira jyenyine, akaboko nkagashyira hariya kandi hariya nashaka sinaniyorose.
ariko si ubwo ibyo wigira ni ibiki koko Budensiya none se urashaka kuvuga ko n'uyu munsi nta kintu mpimira barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana naho dusojeje amakuru yacu uyu munsi n'amakuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera